Yesirika tubasuze bakunzi ba YouTube channel ya Paruwase ya Gikondo. Aha turi rero nahagiye guturirwa igitambo cy'Ukaristia, ni igitambo cya misa gisoza ukwezi k'urubyiruko n'ukwezi kwa Mutarama, aho inama y'episkopi igira uruhare kugira ngo mwikene bucyo ry'urubyiruko nabo bagire mu uruhare mu kwezi kwabahariwe. Hanga rero muri Paruwase ya Gikondo by'umwariko uyu munsi haraza kuza rero gusozwa ukwezi kwariwe urubyiruko. Ni muri saa rero ya kabiri igiye gusomwa na Padiri Omonye Isaac, ni Padiri Omonye w'urubyiruko rwa Paruwase ya Gikondo. Reka tubashimire rero mukurikire igitambo cy'Ukaristia, kandi twishimire kuza kuba namwe kuri YouTube channel ya Paruwase ya Gikondo. By'umwariko rero muri Arkidiocese ya Kigali ukwezi k'urubyiruko kuzasorezwa muri Paruwase ya Kimihurura, aho igitambo cy'Ukaristia kizaturwa na nyiri cyubahiro Antoine Cardinal Kambanda, Arkiyepiskopi wa Kigali. Reka tubakire gukurikira igitambo cy'Ukaristia kigiye guturwa na Padiri Isaac. Urubyiruko rwo ni rwinshi rwitabiriye, ntabwo baciwe intege nuko ariko akabya bari umunsi w'akazi, urabona ko bitabiriye kandi ari benshi. Mukurikire kandi mugire igitambo cya misa cyiza. Kw'izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Inema y'Umwami wacu Yesu Kristu n'urukundo rw'Imana Data n'ubusabane kuri Roho Mutagatifu bihorane na hamwe. Bavandimwe, Kristu Yesu akuzwe. Nyagasani yamuhaye ijambo mu ikoraniro rwagati, maze amusendereza ingabire y'ubwenge n'iy'ubuhanga, amusesuraho igishura cy'ikuzo. Uyu dukuza kuri uyu munsi 28 z'ukwezi kwa mbere ni Mutagatifu Tomasi wa Kwino, mutagatifu wabaye n'umuhanga wa Kiliziya. Mu byo tumukesha hari iriya ndirimbo Rata Siyoni dukunda, kandi irimwo amagambo avuga Yezu wese, kandi akatubwira ko nyine ntabwo dushobora kumuheraheza ngo tube twamuvuga wese. Yabaye rero umudominikani, maze akunda Imana kandi anayikunda mu gushakisha ubuhangange bwayo. Ayandikaho n'ibitabo byinshi tumukesha muri Kiliziya. Bihuriranye rero n'umunsi mukuru twizihizaho, turi gusoza ukwezi k'urubyiruko ku rwego rwa Centrale ya Gikondo, dushimira Imana kubw'ingabire yayo yo kuba yaratugize abajene. Uko mutagatifu Papa Francis abitubwira, François Papa abitubwira, kuba umujene ni umugisha, kuba umujene ni ingabire ntagereranywa. Tubibemo rero, tube muri uyu tubyishimiye kandi tubisizeho umutima, kandi duhari. Yezu akuzwe. Kandi duhari twinginga Imana kugira ngo twumve amasomo matagatifu neza, kandi tugire icyo dutahana. Twinginga Imana kugira ngo uru rugendo rushya turimo rwa yubire, dushimire Imana ku ngabire yayo, kandi duharanire ko ingoma yayo yogera hose, natwe tubigizemo uruhare. Muri iki gitambo cy'Ukaristia rero turifatanya n'umuryango wa Rora Kirenga, barasabira Rora Kirenga witabye Imana na roho zo muri purigatori. Turifatanya n'umuvandimwe Eric Bigirimana, arashimira Imana ko yamuhinduriye akazi. Muri iki gitambo cy'Ukaristia kandi turifuza gushimira Imana ku bw'ingabire y'ubuzima yahaye abavandimwe banyuranye muri uku kwezi mu myaka inyuranye.
muri uku kwezi kwa mbere, ari nabwo tuboneraho gutangiza nyine uburyo bwo kwizihiza amasabukuru yacu. Burya indashima irira ku muziro. Iyo mu buzima utaramurikirwa ngo umenye ko ubuzima bukesha Imana, ko ariyo yo gushimirwa, ntabwo watera imbere nk'uko mutagatifu Papa Yohani Paul wa kabiri abitubwira. Dusaba Imana rero muri ibyo byishimo, muri uko gushimira Imana, twitura n'abacu, yagira ngo no muri iri sengesho kandi twifatanye n'abavandimwe bari mu gihugu cy'abaturanyi cya Kongo, baronka amahoro. Nyagasani abahe ituze, amahoro y'umutima mbere na mbere, kandi Nyagasani ubwe ugenga ibiriho, ibigaragara n'ibitagaragara, ibisobanutse n'ibidasobanutse, aba ari we wo gusobanura ibyo bidasobanutse, maze amahoro ature mu mitima y'abavandimwe, babeho mu bumwe kandi no mu rukundo bakesha Nyagasani. Bavandimwe, twanga ibyaha byacu kugira ngo dushobore kumva ijambo ry'Imana no gutura itambo cy'Ukarisitiya dufite umutima usukuye. Nemereye imbere y'Imana ishobora byose n'imbere yanyu bavandimwe ko nacumuye rwose mu byo natekereje, mu byo navuze, mu byo nakoze no mu byo nengaje gutunganya. Koko naracumuye rwose, cyo gituma ninga Mariya mutagatifu mukiri iteka n'abamarayika bose n'abatagatifu bose, namwe bavandimwe, ngo munsabire kuri Nyagasani Imana yacu. Imana ishobora byose nitubabarire, idukize ibyaha byacu, maze izatugeze mu bugingo bw'iteka.
Nyagasani Imana yacu, wahaye mutagatifu Tomasi wa Kwino kuba ikirangirire aharanira ubutungane n'ubuhanga mu mahame waduhishuriye, turakwinginze uduhe gusobanukirwa n'inyigisho ze no gukomeza imigenzereze myiza yaduhaye mu rugero, kubwa Yezu Kristo umwana wawe n'umwami wacu, Imana mubana mugatekana umwe bwa Roho Mutagatifu, uko ibihe bihora bisimburana iteka. Isomo rya mbere. Isomo ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi. Nimwubure amaso yanyu murebe, ninde waremye biriya binyamubiri mubona, akabizengurutsa ikirere nk'ingabo ziyereka, akabihamagara byose mu mazina yabyo. Afite imbaraga nyinshi, akagira n'umurego ukomeye, bigatuma nta na kimwe kibura. Yewe Yakobo, yewe Isiraheli, ni kuki wavuga uti inzira yanjye yihishe Uhoraho, Imana yayobewe ibyanjye? Mbese ntiwari ubizi? Nta nubwo wigeze kumva bivugwa? Uhoraho ni Imana y'ibihe byose, yaremye isi kuva aho itangirira n'aho iherera. Ntiyigeze ananirwa, nta nubwo acogora, nta buryo wacengera ubwenge bwe. Umunyantege nke amuha imbaraga, agakomeza unaniwe. Abakiri bato bacika intege bagacogora, ndetse n'abagabo b'intwari bakagwa rwose. Ariko abiringira Uhoraho bazongera kubona imbaraga, bazatumbagira mu kirere nka za kagoma, biruke ubutananirwa, bihute nta kudohoka. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ngaha ndaje Nyagasani, niyemeje gukora ibigushimisha. Niringiye Uhoraho, mwiringira ntatezuka, nuko anyitaho maze yumva amaganya yanjye. Yampaye guhanika indirimbo nshya, ndirimbira Imana yacu ibisingizo biyikwiye. Ngaha ndaje Nyagasani, niyemeje gukora ibigushimisha. Ntiwifuje ibitambo cyangwa amaturo, ahubwo wanzibuye amatwi ngo numve. Ntiwigombye igitambo gitwikwa cyangwa icy'impongano, niyo mpamvu navuze nti ngaha ndaje. Ngaha ndaje Nyagasani, niyemeje. Namamaje ubutungane bwawe mu ikoraniro rigari, ibyo usanzwe ubizi. Uhoraho, sinigeze mbumba umunwa wanjye ngo nceceke. Ngaha ndaje Nyagasani. Ubutungane bwawe sinabwishe mu mutima wanjye, namamaje ubudahemuka bwawe n'umukiro uguturukaho, sinayishahisha ineza n'ukuri byawe imbere y'ikoraniro rigari. Isomo ryo mu ibara yandikiwe Abahebureyi. Bavandimwe, amategeko ya kera ntiyarangaga bihagije amahame y'ukuri, ahubwo yari amarenga y'ibyiza bizaza. Ntiyashoboraga na gato kugeza ku butungane abaturaga ubudahwema ibyo bitambo bidahinduka basubiragamo buri mwaka. Iyo bitaba ibyo baba bararetse kubitura, kuko iyo baza gusukurwa burundu ntibari gukomeza kwigiramo inkeke y'icyaha. Nyamara ahubwo ibyo bitambo byari bigamije buri mwaka kwibutsa imbaga ibyaha byayo.
koko rero nta kuntu amaraso y'ibimasa n'aya za ruhaya ashobora kuvanaho ibyaha. Nicyo cyatumye igihe Kristo aje ku isi yavuze ati, ntiwanyuzwe n'ibitambo n'amaturo, ahubwo wampangiye umubiri. Ntiwashimishijwe n'ibitambo bitwikwa bihongerera ibyaha, nuko ndavuga nti dore ndaje, kuko ari njye uvugwa mu muzingo w'igitabo, ngo nkore ugushaka kwawe dawe. Umva ko abanje kuvuga ati, ntiwanyuzwe cyangwa ngo ushimishwe n'amaturo n'ibitambo bitwikwa bihongerera ibyaha. Nyamara biturwa uko biteganywa n'amategeko. Hanyuma akongeraho ati, dore ndaje ngo nkore ugushaka kwawe. Nuko yakuyeho uburyo bwa mbere bwo gutura, ashinga ubwa kabiri. Ni kubw'uko gushaka kandi twatagatifujwe n'ituro ry'umubiri wa Kristo ryabaye rimwe rizima. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nyagasani Yezu nabane na hamwe. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Mariko. Muri icyo gihe Yezu yari mu nzu, nyina n'abavandimwe be baraza, bahagarara hanze bamutumaho ngo aze babonane. Abantu benshi bakaba bicaye bamukikije. Baramubwira bati, dore nyoko n'abavandimwe bawe bari hanze baragushaka. Arabasubiza ati, mama ninde? N'abavandimwe banjye ni bande? Nuko azengurutsa amaso mu bari bicaye bamukikije, aravuga ati, dore mama, dore n'abavandimwe banjye. Umuntu wese ukora icyo Imana ishaka niwe muvandimwe wanjye, niwe mushiki wanjye, kandi niwe mama. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu.
Bavandimwe, Kristu Yezu akuzwe. Abiringira uhoraho ntibadohoka mu rugendo. Iyi nsanganyamatsiko Papa Francisco yaduhaye muri uyu mwaka irakomeza izo twari twarazirikanye mu myaka ishize, aho dukomeje guhamirizwa kwa mizero yacu nituyashyira mu Mana nta shiti tuzatsinda, kandi nitunagorwa n'iminsi ntituzacika intege, kuko tuzi uwo twemeye, tuzi uwo twakurikiye. Bavandimwe, turi kuzirikana ku mizero tugomba kugira muri Kristu, aho umubare munini ugize abatuye uru Rwanda rwacu ari urubyiruko. Turi mu rugendo, urugendo rugana he? Urugendo ruteye rute? Turi mu rugendo rw'imyaka, ndetse benshi bakabona isi yarabasize, batageze ku byo abandi bari kugeraho. Turi mu rugendo rw'ubukristu, aho benshi bibaza niba ibyo bahura nabyo Imana ibirimo cyangwa ariyo soko yabyo, ndetse hakabaho n'abakuramo akabo karenge bakagira bati nta myaka 100, n'ubundi reka nibereho none kuko ejo iby'ejo bizabara b'ejo. Bakishora mu busambanyi, mu biyobyabwenge, mu busambo, mu bwomanzi, mu bwinazi, mu gukenera ubuzima butagoye, n'izindi ntambara zitubangamira maze zikatubuza kwinyagambura, kwisanzura nk'abana b'umubyeyi. Guhimbaza rero umunsi w'urubyiruko muri uku kwezi kwa mbere bitubere imbaduko nziza, maze twongere twubura amaso nk'uko twabyumvise mu isomo rya mbere, turangamira Imana mu buzima bwacu, twemere ko yaturemye kandi idukunze, kandi ikaba itaraturemeye kutwumvisha cyangwa kutugaraguza agati, ahubwo yaraturemeye ihirwe, yaraturemeye ibyishimo. Nidushakashake mu buzima bwacu ingingo twashingiraho dukuza Imana yacu, kandi zirahari. Twabivuze mu nyigisho, twavutse hari izavuyemo, abo barapfuye, ndetse hari n'abandi bagiye na nyuma yo kuvuka, twebwe tukaba tukiriho. Hari abo twavukiye rimwe bamaze kwibagirana. Hari benshi bagiye biroha muri byinshi, ubu tukaba tubavuga nka ba nyakwigendera, ndetse rimwe na rimwe ba nyakwigendera bagihagaze, ari byo bita umuntu gupfa ngo ahagaze. Twagiriwe ubuntu bugeretse ku bundi bavandimwe, nk'uko Papa abitubwira, kuba turi abajene ni umugisha, ntabwo ari umuvumo. Kuba turi abajene turacyari mu cyiciro girangwa no kugira imbaduko ya gisore, kugira umwete, kugira imbaraga no kugira ibakwe. Ubu rero tukaba turi abavandimwe nk'uko Kristu amaze kubitwibwirira. Nicyo Yezu atubwiye mu Ivanjiri. Bavandimwe, nitwunge ubumwe muri byose, ntiduhitemo kuba ba nyamwigendaho cyangwa ba ntibindeba. Dushyire hamwe, kuko twese dufatikanije urugendo, turi abasangirangendo. Abasangirangendo rero bagenda bunganirana, uguye bakamwegura, ubuze imbaraga bakamufasha kugira ngo nawe akomeze urugendo. Haranira kugira umuvandimwe ugisha inama,
usangize ibyawe, kuko umunyarwanda yabivuze neza, umutwe umwe wifasha gusara ntiwifasha gutekereza. Duharanire kubana na bagenzi bacu, ari ababyeyi ndetse n'urungano, mu matsinda anyuranye y'abasenga. Dukunde misa, dukunde igitambo cy'Ukarisitiya, kandi duharanire kukibamo tukibayemo. Niba ari igihe cyo gutega amatwi ijambo ry'Imana, turitega amatwi. Yezu akuzwe. Uritega amatwi, maze koko hagize n'ukubaza ube wagira icyo usubiza. Bijya bitera isoni kuba wabaza umuntu ngo mu isomo rya mbere wumvisemo iki, kumva atewe ishema no kuvuga ngo ntacyo numvise, ngo byose byancitse, warihe? Yezu akuzwe. Duharanire rero kujya tuba mu gitambo cy'Ukarisitiya tuhabaye nta burangare, kuko imbuto y'umugisha yera ku giti cy'umuruho. Ushaka inka aryama nkazo. Niba dushaka umunezero uhoraho atari uwo tuguze ku biro, tuzawukesha Imana. Niba dukeneye amahirwe atari ayo ku biro, atari ya yandi twishakiye, tuzabikesha Imana. Nituyisangana umutima uyegukiye, twongere tuyibwire ati Nyagasani, turi ibibumbano by'intoki zawe, turifuza umugisha. Nta shiti, Nyagasani azaduha umugisha kandi azawudusangiza, kuko aradukunda. Ngarutse ku ngingo y'ubuvandimwe, nuko iyo Yezu avuga ngo abumva ijambo ry'Imana bakarikurikiza nibo bavandimwe banjye, twebwe muri batisimu twarabyemeye ko twiyemeje hitamo imaripfa, ko twemeye nyine gusiga byose kugira ngo dukurikire Nyagasani, kugira ngo dukurikiye uwo twemeye. Nitumukurikire rero twemye, nitumukurikire tutajijinganya, kuko ni umubyeyi wacu dukunda kandi uduherekeza uko bwije n'uko bukeye. Nyagasani aradukunda. Yezu akuzwe. Bwira uwo muvandimwe mwegeranye ati Nyagasani aragukunda. Ngaho tugende mubwire neza, mubwire neza. Hari igihe waba ubivuga nawe ndumva yabikubwiye, sibyo? Nyagasani aragukunda. Mumaze kubibwirana, murabyemera? Ababyemera bagire gutya turebe. Ababyemera bagire gutya. Imana isingizwe, sibyo? Imana ishimwe. Nyagasani aradukunda. Niba dukunda, agakeregeshwa kacu nako kugerageza. Buriya nta wakonoza urukundo dukunda ngo turiyikunde, ntabwo twabishobora. Yo ni Imana, twe turi abantu, siko bimeze? Rero natwe tuzagerageza dushyireho agakeregeshwa kacu. Nyagasani urankunda, nanjye rero nemeye kugukunda. Byo bivugire mu mutima rero. Nyagasani urankunda, nanjye nemeye mwabirangije mu mutima. Nyagasani urankunda, nanjye nemeye, niyemeje kugukunda. Zaburi ntitwayumvise? Si indirimbo dusanzwe turirimba? Tituyizi iyo ndirimbo? Tituyizi? Ni indirimbo ya engagement, ya renouvellement, yo kuvugurura isezerano twagiriye Nyagasani. Muri batisimu twaramubwiye ati Nyagasani nyine
nanze icyaha, ngiye kukoma inyuma, kandi nzakubera umuhamya, nzakubera umuhamya aho nzanyura hose. Ariko tugera mu nzira rimwe na rimwe tukisubiraho atubanza tubeshya, ubanza ibi ngibi atari ngombwa, maze tugatangira turirimba ya ndirimbo ngo nta kibazo nshaka kwitera, ndashaka kwigira neza, nta muntu nshaka ugira gute, ndashaka kwirirwa ngo nseka da. Yezu akuzwe, Yezu akuzwe. Ayo magambo ntabwo yavugwa n'umuntu wifuza kugenda mu iforomo ya Nyagasani. Muri kubibona neza? Iforomo ya Nyagasani ni uko idusaba kugira ibyo twigomwa. Yezu akuzwe. Dusabe rero Imana muri igitambo cy'Ukarisitiya no mu buzima bwacu bwose, kugira ngo twongere tuvugurure amasezerano yacu. Ntabwo nasoza iyi Zaburi ntayisubiyemo. Ntiwifuje ibitambo cyangwa amaturo, ahubwo wanzibuye amatwi ngo numve. Ntiwigombye igitambo gitwikwa cyangwa cy'impongano. Niyo mpamvu navuze nti ngaha ndaje. Namamaje ubutungane bwawe mu ikoraniro rigari. Ese nibyo? Yezu akuzwe. Niba utaratangira bitangire. Muri kubibona? Niba utaratangira kwamamaza ubutungane mu ikoraniro rigari, uzabitangirira mu rugo. Ntawe uri kukohereza, yewe ntawe uri kukohereza mu yindi paruwasi. Hera mu rugo, wa mubyeyi atangazwe n'ukuntu wabaye mwiza. Wa muntu mwagendanaga atangazwe n'ukuntu wabaye mwiza mushya. Uzaba umutangajeho ingoma y'Imana. Ibyo usanzwe ubizi Nyagasani. Sinigeze mbumba umunwa wanjye ngo nicecekere. Ngewe rimwe na rimwe naracecetse, naryumyeho, nagiye ngira n'ubwoba. Tubwire Nyagasani ngo mu izina rye adukize ubwoba. Siko bimeze? Adukize ubwoba. Ubutungane bwawe sinabuhishe mu mutima wanjye, namamaje ubudahemuka bwawe n'umukiro uguturukaho. Sinahishahisha ineza n'urukundo byawe imbere y'ikoraniro rigari. Ubu nguhaye mikoro wabivuga? Yezu akuzwe. Nguhaye mikoro waza hano ukabivuga? Hari amashimwe mubitse mwifitemo, ariko iyo abandi batangiye bashima ngo ubanze ibyo agiye kuvuga ari byo bikomeye ngo kurusha ibyo nge nakorewe. Ibyawe birahagije kuba washingiza Imana. Bikore. Yezu akuzwe. Yezu akuzwe. Nidushishikarire kuba ba bantu banogeye Yezu. Yezu areba akavuga ngo sibyo? Yezu areba akavuga ngo rwose. Ariya marira y'abariya abakecuru mu miryango remezo, mu mpuza, agera ku Mana. Yezu akuzwe. Bariya abakecuru mwahebeye imiryango remezo, mukabahebera impuza, ngo twebwe rero ngo nyine tuba tugomba kuryama tukabikonoza. Ryama, uzasinzira ugeze ryari wa munyabitotsi we? Yezu akuzwe. Uwabibye harya ngo uwabibye ubusa asarura ubusa, uwabibye ibitotsi ubanza asarura ingonera. Ingonera. Buriya nta kintu byagutwara isaha imwe cyangwa amasaha abiri uteranye n'abavandimwe.
muri gusenga, ukabona nuko babigenza n'intambuko yabo, maze nawe ukabyiga. Yezu rero aradukunda bavandimwe, tujye twisunga n'umubyeyi Bikira Mariya. Bikira Mariya iyo muvuze mpita ndeba abantu bagiye babonekerwa, abenshi tuzi bari abajene, ari bwa Rusiya muri Portugal, bwa Rusiya bwa Yasena, bari abajene, ba Nataliya Ikibeho hari abajene, Bernadetta Subiru Yirurude yari umujene. Yezu akuzwe. Niba ubutumwa ari twe bunyuzwaho, mwumve iyo logike neza, niba ubutumwa bw'ijuru ari twe bunyuzwaho bukagera kuri kiliziya, kuki tumera nka bya byapa? Icyapa buriya ngo kirinda kigwaho bagishinze kitageze aho cyarangaga. Muri kubibona ibyapa? Hari ibyapa mwigeze mubona byageze aho biri kuranga? Oya, bagishyira nko muri metero 50, hakagira nk'icyo bashyira mu kilometero kugira ngo kirange aho bajya. Niba rero umubyeyi Bikira Mariya utuzanira ubutumwa bw'ijuru atunyuraho, kuki twakwifata nk'aho atari twe byanyuzeho? Ahubwo dukwiye kubyishimira, tugashimira Imana ati burya koko turi umuyoboro w'umukiro wa kiliziya. Yezu akuzwe. Dusabe rero Nyagasani muri igitambo cy'Ukaristiya aduhe kwivugurura, aduhe kugira amizero muri we, aduhe nubwo bavuga nyine ngo ko iminsi iteruye ntikaremera, ariko ninaguterura yego ntuzaremera, izakumvisha nyine, ariko humura, Nyagasani arahari, Nyagasani aradukunda, Nyagasani ni umubyeyi wacu. Nitumubererera ibikoresho bigifite imbaraga, ibikoresho bigifite imbaduko nziza, nta shiti azaduha byose, ndetse n'ibyo tudatinyuka kumusaba. Tumwinginge muri igitambo cy'Ukaristiya twisunga Mutagatifu Tomasi wa Kwino, adusabire kugira ngo ubwenge bwacu bube ubwo gushishoza icyiza n'ikibi, maze duhitemo icyiza, ikibi tukizibukire, tukireke, tukigendere kure, nk'uko Pawulo Mutagatifu abitubwira mu ibaruwa yandikiye Abanyaroma agira ati ikibi kibashishe mu gihunge, icyiza mukizirikeho, mukihambireho. Turagushimiye Nyagasani, wowe rukundo ruhebuje, turagushimiye kuko ubuntu bwawe butagereranywa. Nyagasani, watugize umwe, twarakumenye, uri umuvandimwe wacu, bityo natwe hagati yacu turi abavandimwe. Budukomereze Nyagasani, maze tubeho duharanira igishimisha mugenzi wacu, tubeho duharanira umukiro wa mugenzi wacu ndetse n'uwacu. Nyagasani, duhe kugira imbaduko nziza, maze dusizane dusanga ba bavandimwe baruhijwe, ba bavandimwe bakeneye ijambo ryiza, ijambo ry'ihumure. Nyagasani, turifuza kukubera amaguru ngo tugere ku baruhijwe, turifuza kukubera amaboko ngo duhe ababuze uko bagira, turifuza kukubera imyambaro ngo wambike abambaye ubusa. Nyagasani, turifuza kukubera ibiryo kugira ngo dufungurire ababuze icyo barya. Nyagasani, amaso yacu uyahe kubona usumbirijwe maze tumutabare, amatwi yacu uyahe kumva utakamba maze tumukure mu kaga arimo, maze ingoma yawe yogere hose ubu n'iteka ryose. Amina. Bavandimwe nkunda,
duhaguruke dutabaze Nyagasani kugira ngo tumuture isengesho ryacu. Tugutuye kiliziya y'umuryango w'abakristu, uyibe hafi ntigushwe n'ibiyirwanya, ahubwo irushaho gukomera mu kwemera kwawe, maze abo watoranyije kuyiyobora bayiyoborane urukundo n'ubwiyoroshye bituruka iwawe. Utwumve Nyagasani. We pray for our country and its leaders. May the Lord help them guide it in the right path. We beg it, God. Seigneur, aujourd'hui nous te confions la jeunesse. Aide-nous à te connaître et à vivre dans ta gloire chaque jour. Guide nos pas, éclaire nos choix et fortifie notre foi. Seigneur, nous t'en prions. Tugutuye abari mu bibazo bitandukanye, abababajwe n'umubiri, abari mu ntambara, ababuze aho kuba, abarya bibagoye kugira ngo ubu buzima barimo bubagoye ntibube intandaro yo kujya kure yawe, ahubwo bamenye ko ari wowe ufite ijambo rya nyuma mu buzima bwabo. Utwumve Nyagasani. Utuombee sisi wenye tuliokusanyika kwa ibada hii takatifu, ili Mwenyezi Mungu aendelee kutujaza neema yake kwa utumwa tunayotenda katika Eklesia Katolika. Utuombee Bwana. Nyagasani, tugutuye abavandimwe bishimira impano y'ubuzima, tubagutura kugira ngo rwabahaye muri uku kwezi bahe n'imbaraga zo kugira imbaduko nziza mu buzima bwabo, kandi imigisha yawe ibaherekeze. Rebana ubwuzu n'impuhwe kandi ibihugu birimo intambara, cyane cyane ibihugu by'ibiyaga bigari, kugira ngo wowe mwami w'amahoro uduhe amahoro agukomokaho. Utwumve Nyagasani. Amen.
soko y'imbabazi nawe twiringiye Mana yacu wozi ko imibereho y'abantu bo kuri iyi si ishegeshwa n'imibabaro y'amoko yose, umva ibyifuzo by'abagutakambira maze wakira amasengesho y'abakwemera ku bwa Kristo umwami wacu. Bavandimwe, nimusabe kujyana igitambo cyanjye n'icyo cyane kinyura Imana Data ushobora byose. Nyagasani w'igitambo tumuhereje sinzo n'ikuzo kandi kirana akamaro kikagena ntagatifu. Dusabe. Nyagasani Imana yacu, iki gitambo tuguturanye umutima ukeye kuri uyu munsi mukuru wa Mutagatifu Tomasi, niki kunogere natwe kandi nk'uko yabidutoje tukwiyegurire tugusingiza n'umutima wacu wose ku bwa Kristo umwami wacu. Nyagasani Yezu nabane na hamwe. Imitima yanyu nihugukire iby'ijuru.
dushimire nyagasani Imana yacu. Ni koko birakwiye kandi biratunganye, ni ngombwa kandi birimo agakiza ko tugushimira iteka n'ahantu hose, nyagasani dawe nyir'ubutagatifu, Mana ishobora byose ugahora witeka kubwa Kristo umwami wacu. Kuko kuri uyu munsi wa none wahaye kiliziya kwizihiza umunsi mukuru wa mutagatifu Tomasi w'Akwino, ibyo wabishakiye kugira ngo urugero rw'imibereho ye myiza ruyikomeze, n'inyigisho ze ziboneye zijijure, kandi uyirengere ugiriye amasengesho ye yakunyuze. Nicyo gitumye twifatanya n'urugaga rw'abamarayika n'abatagatifu bawe bose ngo duhanikire icyarimwe igisingizo cy'ikuzo ryawe, tuvuga ubudahwema tuti: koko uri nyir'ubutagatifu nyagasani, kaba n'isoko y'ubutungane bwose. None rero umubyeyi wacu turagusaba gusakaze roho yawe kuri aya maturo, maze uyatagatifuze kugira ngo ahinduke atubere umubiri n'amaraso bya Yezu Kristo umwami wacu. Igihe yari agiye kugabizwa ububabare n'urupfu ku bushake bwe, yafashe umugati arashimira, arawumanyura, nuko awuhereza abigishwa be avuga ati: nimwakire maze muryeho mwese, iki ngiki koko ni umubiri wanjye ugiye kubatangirwa. Kuko yari amaze kubigenza arangije kurya, afata inkongoro nanone arashimira, nuko ayihereza abigishwa be avuga ati: nimwakire maze munyweho mwese, ngiyi koko ni inkongoro y'amaraso yanjye y'isezerano rishya kandi rizahoraho iteka, agiye kumererwa mwebwe n'abandi bose kugira ngo mugirwe imbabazi z'ibyaha. Ibi mujye mubikora bibe urwibutso rwanjye. Wifuje ibitambo cy'amaturo, ahubwo wanzibuye amatwi ngo numve. Niyo mpamvu nagize ndandaje, ndandaje, kandaje nyagasani, naje ngo nkore ugushaka kwawe. Iri ni iyobera rikomeye ry'ukwemera. Turamaze urupfu rwa nyagasani, tukamenya n'izuka ryawe, Yezu uzazira mu ikuzo.
none rero nyagasani mu gihe twibuka urupfu n'izuka by'umwana wawe tugutuye umugati utanga ubugingo hamwe n'inkongoro y'umukiro tugushimira ko watumye tuberwa no gushengerera twaguhereza aya maturo kandi turakwinginga twiyoroheje ngo twebwe abasangira mu binamaso bya Kristo Roho Mutagatifu duhuze twunga ubumwe. Nyagasani wibuke kiliziya yawe yogeye ku isi hose maze uyego rya mbere mu rukundo hamwe na Papa wacu Francisco n'umwepiskopi wacu Antoni n'abatorewe umurimo wa ritari bose. Nyagasani wibuke umuyoboke wawe Rora Kirenga wahamagaye umuvana kuri iyi si maze ubwo yunze ubumwe n'umwana we mu rupfu rumeze nk'urwe umuhe no kumwishushanya mu izuka rye. Wibuke kandi n'abavandimwe bacu bapfuye bafite ubwizere bwo kuzazuka hamwe n'abandi bose bapfuye usanzwe ufitiye impuhwe maze ubakirire mu rumuri ruguturukaho. Turakwinginze ngo natwe twese utugirire impuhwe, ugirire impuhwe aba bavandimwe bacu bizihije anniversaire muri uku kwezi kugira ngo bahe imbaraga n'imbaduko nziza mu kugukunda no kugukundisha abandi. Girira impuhwe muvandimwe ugushimira kubw'ingabire wamuhaye. Girira impuhwe abavandimwe bateraniye imbere yawe maze tuzashobore kugira umwanya mu bugingo bw'iteka hamwe na Bikira Mariya mubyeyi muhire w'Imana, Yosefu mutagatifu, intumwa zawe ntagatifu n'abandi batagatifu bose bakunyuze kubihe byagiye bisimburana, nuko hamwe nabo tuzagusingize tukurata ku bwa Yezu Kristo umwana wawe. Dawe Mana ishobora byose, icyubahiro cyose n'ikuzo ryose ubishyikirizwa na Kristo ukabihabwa hamwe nawe ukabiherwa muri we umwe bwa Roho Mutagatifu uko ibihe bihora bisimburana iteka. Nk'uko twabibwirijwe n'Umukiza kabidutegeka kandi akabitwigisha, dutinyutse kuvuga tuti: Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungure duhe none, tubabarira ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, tuduterane mu bitwoshya ahubwo dukize icyago. Nyagasani turakwinginze udukize ibyago byose, ibihe turimo bisakazemo amahoro, impuhwe zawe ziturengere, zidukize icyaha cyose, ziturinde n'amakuba yose, mu gihe twitegereje ya mizero mahire no kuza k'Umukiza wacu Yezu Kristo. Nyagasani Yezu Kristo wabwiye intumwa zawe uti: mbasigiye amahoro, mbaye amahoro yanjye, ntiwite ku byaha byacu ahubwo wite kwemera kwa kiliziya yawe, maze ku bushake bwawe amahoro kandi wumve mu bumwe wowe ubaho ugategeka iteka ryose. Nimugire iteka amahoro ya Nyagasani. Mu rukundo rwa Kristo nimwifurizanye amahoro.
Amen.
umugaragu w'indahemuka kandi witonda niwe Nyagasani yashinze kumumenyera urugo kugira ngo ajye agenera buri muntu umugenerwa we w'ingano igihe kigeze. Dusabe. Nyagasani Mana yacu, abo umaze guhembuza Kristu mugati utanga ubugingo, komeza unabajijure ubugirishije Kristu umwigisha, maze kuri uyu munsi mukuru wa mutagatifu Tomasi wa Akwini bamenye ukuri kwawe kandi bakugaragarize mu bikorwa by'urukundo ku bwa Kristu umwami wacu. Kristu Yezu akuzwe. Tube twicaye kanya gato. Abajene, aha, karabaye. Abajene, 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 nibura da mwarimu mwaje. Yezu akuzwe. Mbifurije rero umunsi mukuru mwiza kandi muri abanyamugisha. Turashimira Imana uko yaduherekeje mu bikorwa binyuranye by'uku kwezi, kandi tunayishimira ko yaduhaye ingabire yo kuba tugiye kubaduka tugakomerezaho. Yezu akuzwe. Abahamya ko ntabeshye bashyire hejuru. Abahamya ko ntabeshye ko tugiye kubaduka tugakomerezaho. Murambure neza. Yego, abatasize hejuru rero babaha amashyi, sibyo? Yego. Yezu akuzwe. Turashimira Imana ko yabanye natwe mu bikorwa binyuranye twagiye dukora muri iki gihe, muri uku kwezi. Tukayishimira ingabire y'ubuzima yaduhaye. Ubuzima yaduhaye mu buryo bunyuranye kandi n'indi migisha ibiherekeza. Aba rero nanjye kuri uyu munsi mbasabiye umugisha kugira ngo umugisha ubaherekeze kandi ubakomeze muri byose. Turaboneraho rero kwifuriza isabukuru nziza abavandimwe bizihije isabukuru, ndetse wasanga n'uzayizihiza ejo n'uwo kuri 31 bose mu kwa mbere. Boneyeho kubifuriza isabukuru nziza. Ndagira ngo rero njye mpamagara uhari yegera imbere maze tuze kumusabira umugisha turi buze gusangira. Mboneraho gusaba abavandimwe bari mu ntebe z'inyuma kugira ngo baze muri ibi bice bya hano kugira ngo byihute. Banzi ko ari Ikinyarwanda baba bavuze. Umuvandimwe muhawe n'Imana Valentine yaba hari? Yezu akuzwe. Muhawe n'Imana Valentine yaba hari? Ntawe? Ya? Ahita akurikirwa na Ukundineza Christian. Ukundineza Christian. Ukundineza Christian. Tugakomeza Nyirasanzabandi Claudine. Nyirasanzabandi Claudine. Nyirasanzabandi Claudine yaba hari? Agahita akurikirwa na Iradukunda Janvière.
Iradukunda Janvière yaba hari? Nzamukosha Angelique, Nzamukosha Angelique, Tuyisenge Asumuta, Tuyisenge Asumuta, Ishimwe Eric, Ishimwe Eric, Nishimwe Théophile, Ishimwe Théophile, Iradukunda Jean de Dieu, Iradukunda Jean de Dieu, Urangwineza Clenia, Urangwineza Clenia, ntawari. Sandrine Uwera, Sandrine Uwera, Belize Uwera, Iradukunda Belize, Iradukunda Belize, Uwamariya Priscilla, Uwamariya Priscilla, Mutabazi Iburahimu, Mutabazi Iburahimu. Shobora kuba hari atari kuri uru rutonde namwe muzi, abavutse mu kwezi kwa mbere, atari kuri uru rutonde namwe muzi. Ntabo bakaba baravutse mu kwezi kwa mbere, ubwo ni ba Janvier na Janvière. Bavutse mu kwezi kwa mbere, ubwo korali rero niba turabanza tukabaririmbira joyeux anniversaire, murashyiraho indirimbo ya batisimu. Noneho rero twese turahaguruka twakire iyo ngabire y'umugisha. Kristo Yesu akuzwe. Abavandimwe rero bakiri hano imbere, ndaboneraho gutangaza ko nyine buri kwezi tuzajya dushimira Imana kubw'ingabire y'ubuzima. Buri wa kabiri wa nyuma w'ukwezi dushimira Imana kubw'ingabire y'ubuzima, dukikiza abavandimwe bacu bizihije anniversaire mu kwezi uko kurimo kurangira. Andi matangazo rero banza atari ngewe uyatanga. Ndagira ngo Damascene ufate mikoro aho ngaho niba ntayihari. Yego, abavandimwe barunamira ritari basubire mu myanya yabo. Ubundi abajeni aho dushimira Imana kuri uyu munsi kubw'ingabire y'agatangaza yatugiriye, kubw'imbaraga twaronse muri uku kwezi, by'umwihariko kino cyumweru twise special week y'igikondo. Twaronyeyemo imbaraga muri noveni tumaze iminsi dukora, ariko si ibyo binzanye n'amatangazo. Itangazo rya mbere ni uko nyuma y'iyi misa haraba ubusabane. Turagira ngo abantu twese tuze guhurira hariya dukorera rassemblement, hanyuma bahabwe amabwiriza y'ukuntu barajya muri sare.
itangazo rya kabiri ni uko komite ya santarari iraza hano imbere padiri akayiha umugisha tugafata n'ifoto y'urwibutso. Itangazo rya gatatu mumfashe dushimire padiri waduturiye igitambo cy'Ukaristiya, tumwishimire cyane kandi atuba hafi. Murakoze cyane. Hari inyuma ndi kuhabona umuvandimwe Kirementi w'i Kanombe, ndagira ngo haguruke dusuhuze. Ndagira ngo n'ababyeyi rero baduherekeje muri uyu munsi mukuru wacu nabo bahaguruke tubashimire. Ubwo rero ntacyo nongera kuri iyo randevu gahunda. Ubwo nyuma y'umugisha turubahiriza iyo gahunda ya hariya, tugende baduha amabwiriza leta riki, sibyo? Ikindi rero nuko nkuko mubibona turi gusoza ukwezi hano nyine kuri santarare ya Gikondo. Kuwa gatanu ni Murambi itahiwe, abazaboneka twazajyayo, sibyo? Rwose hazaza undi tukajya gushimira Imana, kuko ntabwo Imana bijya bibabaza kwishimira, ahubwo ni nawo umurimo wacu, ni nacyo twaremewe kwisingiza no kwikuza. Abayobozi rero mwabonye ko baza n'amatara na buji zaka, ni itara bahawe kubayobora. Ubwo baregera hano imbere bace bugufi bapfukame, natwe twese bishobora gupfukama bapfukame, batabishobora buname, maze twakira umugisha. Ibi bisabisho byacu, isengesho ryacu twasize muri aka gapaniye ntabwo turi bubitwike none, ubwo tuzabitwika mu kwa kabiri, ku mpera z'ukwezi kwa kabiri. Tugomeza gushimira Imana kandi nkomeza gushimira na buri wese ubwitange n'umurava yakomeje kubigiramo. Rindi tangazo nuko mwumvise ko ku itariki 9 z'ukwezi kwa kabiri dufite umukino na santarari ya Murambi, umupira w'amaguru. Tuzagerageze tuze rero dutere ingabo mu bitugu abasore bacu, tubashyigikire, bizagenda neza. Ariko mumfashe dushimire iyi korali nayo yabaye VIP. Rwose bakoze cyane, bakoze. Imana ikomeze ibongerere umugisha. Dukomeza rero kwifuriza abavandimwe bacu anniversaire nziza. Duhaguruke dusabe umugisha wa Nyagasani. Gusa iyo gahunda iri bubere hariya hanze bigerageze kwihuta, kuko naho ubundi twaza kubyukira hano. Byihute kugira ngo ntihabemo kurambirana. Ushobora gupfukama bapfukame. Nyagasani Yesu nabane na hamwe. Nyagasani Imana uduhumuriza igihe cyose, nayobora ukubaho kwanyu mu nzira y'amahoro ye, kandi abuzuzemo ingabire z'umugisha we. Nabakiza ibibatera impagarara byose, maze akomeza imitima yanyu mu rukundo rwe. Nuko nimugwiramo ingabire y'ukwemera, y'ukwizera n'iy'urukundo, muzabe ingirakamaro mu mibereho yanyu hano ku isi, maze muzashobore kugira uruhare, kugira ihirwe yo kugera mu bugingo bw'iteka. Ushobora byose nabaha umugisha,
Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Nimujyana amahoro ya Kristo.